Mumeze neza cyane. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho amahirwe REB yashyize hanze ku bantu bashaka kwigisha. N'abantu barangije amashuri yisumbuye cyangwa se barangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza bachelor degree. Ni imyanya itandukanye. Nta kindi kintu ukora rero nkuko mubizi yuje kureba imyanya ya leta cyangwa se imyanya y'imirimo ya leta. Ujya ku rubuga rwa Mifotara, ubwo ni ukwandika Mifotara. Wamara kujya kuri Mifotara kuri e-recruitment ugahita ujya ahahariwe gushyirwa imyanya. Mwibe ko iyi system ibifite ibice bitandukanye, hari nyine announcement cyangwa se ibyashyizwe ku isoko ndetse n'uburyo uba warapplying cyangwa se imyanya warakozeho application. Imyanya rero REB yasohoye, ushaka wahita wandikamo REB ukabyandikamo gutya kugira ngo haze imyanya gusa ya REB. Nkuko mubibona umwanya wa mbere wagiye ku isoko ni umwanya wa Foundation of ECRPE Teacher A0. Uyu ni umuntu uba warize ibintu bijyanye na Guardian muri kaminuza cyangwa se yarize bijyanye na Child Development muri kaminuza cyangwa se afite bachelor degree kuri kino cyiciro. Ababigisha muri TTC bakigisha ECRPE Foundation. Umwanya ukurikiraho rero ni umwanya kwigisha chemistry na biology. Uyu mwanya ni abantu nyine bize chimie na biology muri education ku cyiciro cya A0. Umwanya ukurikiraho ni Basa. Basa rero we atandukanye n'iriya myanya. Basa ni umuntu wize accounting muri bachelor cyangwa wize finance. Bivuze ngo aba ntago babarize uburezi. Abize uburezi ni baramvuze hejuru cyangwa uzajya ubona handitseho education. Undi mwanya uri ku isoko ni entrepreneurship teacher. Uyu mwanya umuntu ugomba ku applying cye kugerageza amahirwe agomba kwarize bachelor muri entrepreneurship education, bivuze ngo yize nyine kwigisha entrepreneurship. Undi mwanya ukurikiraho ni uyu mwanya wa entrepreneurship and economics kuri bachelor. Umuntu ugomba kuwigisha agomba kuba afite bachelor muri economics and entrepreneurship education. Undi mwanya ukurikiraho ni uyu wa computer science teacher A0. Ahangaha mu byibuke ni abantu bize ibintu bya computer science education, ariko mukibuka n'abantu bize imibare computer science, physics computer science, ariko biriho education. Undi mwanya ni umwanya wa French and Kinyarwanda teacher A0. Uyu mwanya umuntu ugomba kuwigishaho cyangwa se ugomba kuwusaba ni umuntu wize French and Kinyarwanda education kuri bachelor degree, ubwo ni wize kwigisha ikinyarwanda n'igifaransa ku rwego rwa bachelor degree. Undi mwanya ni umwanya wa ICT teacher. ICT teacher rero ni umuntu nawe wize ibintu bijyanye na computer science muri education cyangwa se information technology muri education, cyangwa wize computer science na math cyangwa computer science na physics muri education. Umwanya ukurikiraho ni umwanya wa physics and chemistry teacher A0. Aba ni abantu bize physique na computer na chimie ku rwego rwa A0 muri education. Undi mwanya ukurikiraho ni wa physics and geography. Uyu ni umwanya w'abantu bize ibintu bijyanye na physique na geo kuri A0 cyangwa kuri bachelor degree ariko biriho education. Umwanya ukurikiraho ni physics teacher. Uyu nawe ni umuntu wize ibintu bya physique, ubwo ni umuntu wize math physique cyangwa wize computer physics cyangwa wize physics and geography. Fa kuba bachelor degree yiwe irimo physics, uyu nawe ashobora kuba yakoraho application. Umwanya ukurikiraho ni librarian A2. Uyu mwanya rero mbere wajya guhabwa abantu benshi cyane, ariko ubu abantu bawemerewe ni abantu bize TTC gusa. Ni AD muri education, ni ECE. ECE ni Early Childhood Education, ni ibya Guardian. Hari ECRPE nabyo ni ibya Guardian. Hari Social Studies, hari Normal Primary, hari Science and Mathematics Education, hari na Language Education. Aba bose ni abantu bize uburezi muri TTC ku rwego rwa AD. Hatagiye umuntu uza kubashuka nyaboneka ngo arabaprayingira akabarya amafaranga n'ibindi, uretse ko n'umuntu yemereye kwaprayingira undi muntu kubera ko ugomba gukora ikizamini cya psychometric, ariko utaza guta igihe cyawe kandi uyu mwanya wemera abantu bize bonyine uburezi. Undi mwanya ni umwanya wa secretary. Secretary rero bobo nago bize uburezi, n'abantu bize accounting ku rwego rwa AD ndetse n'abize secretariat ku rwego rwa AD. Undi mwanya rero ni wa social studies and religious. Uyu ni umuntu nyine wize ibintu bya social study kuri TTC muri normal cyangwa se muri TTC. Aba rero bariyizi ni bayitaga TSM cyangwa se SSE Social Studies Education. Undi mwanya ni umwanya wa Math and Science Elementary Technology teacher, nabo naba AD ariko bize TTC cyangwa bize uburezi. N'abantu bize normal primary n'abantu bize bya science muri TTC. Undi mwanya ariwe wa nyuma ni umwanya wa chemistry teacher A0.
uyu ni umuntu warize ibintu byose birimo chimie kuri bachelor degree. Ushobora kuba warize physique na chimie, biologie na chimie, chimie na geography, ariko ku rwego rwa 0 muri education. Iyi myanya yose nkuko mwayibonye rero ni imyanya yagiye ku isoko iba ari myinshi. Ntimuzarebe ngo nuko bashyizeho ngo umwanya umwe hano kuri position. REB kugira ngo nyine ibe yashyira umwanya ku isoko ntagirindira kuvangira abanzi yibare, kuko ibizika ari imyanya itaraba yabarurwa ngo nibura bamenye ngo na abantu bangaye bazahabwa akazi. Niyo mpamvu ishyiraho umwanya umwe aba ari imyanya myinshi. Ikindi, iyi myanya yagiye ku isoko ku itariki 20 n'uyu munsi izaranye ku itariki 30 z'uku kwezi kwa gatatu. Bivuze ngo dufite iminsi 10 yo kwa applying. Icyo ubusabwa nta kindi, yari ubwa mbere winjiye kuri Mifotara utarigize ugira konte, uzano kuri register ukiyandikisha, ushyiramo indangamuntu yawe, email yawe na telefone. Warangiza iyo umaze kwiyandikisha ukonfirma kuri email yawe nyine, kuko bahita bagwa message ya confirmation ugakonfirma. Then after uhita uzano kuri login ukinjizamo credentials uba wamaze gukora ni email na password. Ibyo ngibyo byo buri wese aba yamaze kubikora mu gihe yari kugira ute yarari kwiyandikisha. Ugahita ukora login ukinjira kuri platform yawe ukajya kuri wa mwanya. Nk'urugero uyu mwanya ngenda wemerewe kuko nizi ibintu bya RPE, nizi ibintu bya Gardien muri bachelor degree. Nategereza nyine system loading irangire kuko ari igihe platform iri kugenda nabi bitewe n'impamvu zitandukanye. Iyi ni network ibirodinza amakuru nabi. Nshobora kuba umuriro ugiye ako muri hangana ndaje mbere ko tubigenza. Yego, umuriro uragarutseho gatoya. Noneho nukuvuga ngo yumaze gukora login nkuko nari maze kubibabwira, uhita uza kuri wa mwanya ushaka kwa applying aho. Murabona nka hano bahise bambwira kuri not qualified, kandi ngiye nemereye kwa applying kuri uyu mwanya kuko ngewe nizi ibintu bya Gardien muri kaminuza. Impamvu rero murayizi no kubera ko iri jambo babanditsemo hano iri nyine rya qualification ntago riba risa neza n'ijambo riri muri profile yawe. Aha niho ugiye kwitaho cyane. No kuvuga ngo icyo ukora nta kindi, uhita ukora select, warangiza ugakora copy, ugahita uzamo hano muri profile yawe, ugahita uzana kuri education, warangiza ukaza aho uburezi buri. Hano handitse ari child education, niho nyine bihuye nabyo. Mitanza hano nkakora edit, nkaza hano kuri choose qualification, nkahita nkora paste, hakazamo ya qualification na selectinze iri muri platform cyangwa se iri muri system babajije. Nkemeza, nkahita nza hano kuri browser, nkajya gukurura degree yanjye kugira ngo nyine mite nyishyiraho. Nkahita nza kuri degree, degree where is it? Degree bwanditseho bachelor, niyo mpamvu randi kuyiga sinyibone. Yego, ngiyi nkahita nkanda update. Cyo nyine mbangiye ku updatinga degree yanjye kugira ngo nayo itijya kuri ya profile maze gukora. Nkahita nsubira aho dushakira imyanya, narangiza nkahita nkanda kuri yo position. Noneho ya position ihitiba qualified. Wayibonye nawe ufite ikibazo cyo kuba uba not qualified, iyi niyo nzira nyine ukoresha, niyo kugira ngo nibura uhuze ibiri muri system nibyo bari kubaza ku mwanya. Urabona ko bahise bakavivura, bivuze ngo hari ukuntu nyine uba warize faculty imwe ariko bayita yindi. Ubwo no ku bantu nyine bize chemistry na biology, ukaba ugiye ku mwanya wa chemistry ntago urashyiramo kufite bachelor degree kuri chemistry and biology, kuko ku mwanya wa chemistry gusa ntago bakwemera. Birasaba kurashyiramo chemistry gusa nko bari kubibaza. Ugira ikibazo ushaka kunyandikira kuri WhatsApp, urabona muri comment ya mbere iyi video kugira ngo tube twagufasha. Iyo maze gukora ibi byose rero bimaze guhura nibwo uhita ukora ikizamini cya psychometric. Psychometric uyikandaho, iyo maze kuyikandaho uhitamo ururimi ugiye gukoramo psychometric test. Niyo mpamvu nababwiye ko naga kizamini umuntu yemere kugikorera undi. Nyaboneka mutazakora amakosa, kuko umuntu uzafatwa yakoreye undi muntu psychometric azahanwa, kandi nabonye bari gutanga igihano cy'imyaka 5 utemere kwa applying. Ukandaho ugahita ukanda continue, ugasoma amabwiriza. Aya n'amabwiriza aranga nyine kino kizamini. No kuvuga ngo bya bindi nyine byo kuvuga ngo ugomba kuba isura yawe igaragara, cyo ni icyambere. Ugomba kuba ifoto yawe iri clear, uri ahantu hatajagaraye. Ugomba kuba ufite computer ifite umuvuduko wihuta. Ugomba kuba ufite window itajagaraye. Ugomba kuba ari wowe bwite ugiye gukora kino kizamini, kandi ugomba kugitsina nibura 50% kugira ngo umwanya ube applied. Yutsinzwe mu 50 umwanya nyine ntuba submitted, kandi nagomere kongera ku applying abe birangiye wa applying mu kindi gihe ugarutse ku isoko.
iyo umaze gusoma amabwiriza yose ukanda kuweme wayasomye yose unayemera ugakanda continue. Aha niho abantu benshi cyane bahura n'ikibazo kenshi kubera ko bababwira yuko nyine batari kubabona not detect the image kubera ko ntago bakora ibintu byo kwemeza ama microphone ndetse na kamera. Yurangije uhita ukanda start test ugatangira test nyine. Isura yawe iza muri kano kazu, yimaze kuza muri kano kazu nibwo ubona nyine ko bamaze gukora detection isura yawe ugakomeza exam. Murabona nkano nyine response niyo itari kugenda neza kubera nyine mba mfite ino mikoro kandi ntago babyemewe ko nagafashe nyine. Urabona ko bahise bambwira ko na violatinze nyine aya mabwiriza, bivuze ngo nago nakora kino cy'izamini akakanya. Nagira ngo uzambereka ugomba kugera. Isura yawe nitaza muri kano kazu akuri ko nakari nyuma y'ifoto yanjye uzamenye kuko batategetinze isura yawe. Urongera ukagerageza neza ariko biba inshuro ya gatatu barakuboroka. Bivuze ngo ureba ahantu hatuje bakari hukorera. Nkatwe turi gufasha abantu bazigiye nta bakiriye dufite nk'aya masaha tukaba twabafasha, noneho tukabaha computer bakicara neza bagakora ikizamini cyabo bagisoza bakaduha computer yacu birangiye. Nta muntu dukora application, icyo tumukorera no kumutunganyiza profile ye neza, gukora register, gukosora amakosa y'abarimo, ariko application akayikora kubera ko agomba gukora psychometric test. Ndumva rero arahangaha ncoreje kandi bifuje amahirwe masa. Nimba ari ubwa mbere udusuye cyangwa se warugeze kuri YouTube channel yacu, nyaboneka ntugende udakanze subscribe ndetse ngo kandi n'izumenyekanisha kugira ngo video dukora ujye uzibona mu ba mbere kuko ziba zirimo amahirwe menshi cyane yaba arayo kwiga ndetse n'ayakazi. Uramutse ushimishwe n'iyi video ugenda ukanze like kandi usangiza n'abagenzi bawe ukanda kuri share, wadusenya n'igitekerezo muri comment kugira ngo nibura dukomeze tuganire. Nyagasani akomeza abarinde kandi amahirwe ajya bana namwe umunsi ku munsi.